ejo nandi kwabwira kuri stories za Kevin na Bushara ariko abantu benshi bambwira ngo mbabwire kuri AFRIQUE-OKKAMA n'aba artiste beza ndetse banakoze n'amahiti yo wumvisha Gatunda yumvishe Rompi yo wumvishe Yari yumvishe Pucuri umva kandi indirimbo nziza gusa ariko bano ba artiste bagenda kuri current situation ni yes lengo urubyiruko ruziranyeho bakaririmba niyo mpamvu mva Rompe niyo mpamvu mvi Yara cyangwa Pucuri gusa AFRIQUE-OKKAMA n'abantu bose bahuriye ku kintu cyo kuvuga ngo bashobora kuba barinjiye muri no muziki na plan niyo mpamvu nyine ubona muri no minsi batakiri active nka mbere ikindi Afrique yabaye umuhanzi mwiza kuri no soko ryo mu Rwanda ndetse n'abiki afite arabimonetiza kurusha OKKAMA muri Afrique yagiye atumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye za Dubai aho muri Uganda bitandukanye na OKKAMA yabaye umuhanzi mwiza ariko niba ari management yari weak niba na management agira birangira nyine ku penetrating ku isoko y'umugoyi AFRIQUE no muhanzi social media ntabwo ari friend na social media pe kubera ko at the end of the day uragenda ukareba nk'Agatunda nk'indirimbo nziza afite ukayibura ukayishaka ukayibura ukayibona kuri YouTube runaka iki rero ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka ku muhanzi mu gihe kimwe cyangwa ikindi AFRIQUE yabaye umuhanzi mwiza naho kama abahanzi beza AFRIQUE we baramonetije at the maximum not at the maximum level ariko baragerageje mu gihe OKKAMA yabaye umuhanzi mwiza ariko ibi staff atwakaze neza monetize ikindi kintu OKKAMA nyine agaragara nk'umuhanzi wigenga cyane kurusha AFRIQUE nyine he's a self-made artist ariko AFRIQUE ubona hari ibindi hari izindi mbaraga zikimukikije ikindi n'aba artiste bose batakize hanze hit nk'eshatu cyangwa enye igihugu ngo bazumve ntabwo abajyana na ba Eazy afite hit enye rero bo ubona ko hari uburyo bahise bacika intege cyane hit zabo batara confirma cyane imihanda gusa bombi n'aba artiste beza nubwo muri no minsi nyine ubona ko ntabwo bakire kuri kintu nyine ngo gifata imihanda nkuko byari